Mu muco n'amateka y'u Rwanda habagaho umuhango wo kuragura no kuraguza, ukaba umwihariko wakorwaga n'abareba kure bitaga abapfumu. Ni umuhango wafatiye runini igihugu, ariko ugenda uteshwa agaciro uko abanyamadini bagendaga barushaho gucengerwa n'umuco mushya w'imyemerere. Nubwo ibyo byabayeho, ariko usanga iminsi irushaho kugenda yicuma, usanga umuco urimo kugenda ugaruka, ndetse ugasanga ari nabwo ufitiwe inyota kuruta ibihe bya mbere. Cyane cyane bigaragara mu bakiri bato, ariko igikorwa kigahindurirwa isura nshya, kimwe no kwitwa amazina mashya mu rwego rwo kuyobya uburari, ngo hato batitwa abapagani bihambira ku mihango n'imigenzo ya kera kandi barakirisitutse. Aha akaba ariho tugiye kurebera hamwe imiterere y'ubupfumu mu bihe byose by'ahambere, ndetse tuze no kugana tugatera akajisho aho ubwubu buhagaze ugereranyije n'umwimerere bwahoranye, ndetse tunatera akajisho ese Bibiliya yo ibivugaho iki. Nje mugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Niba usanzwe udukurikira, reba neza niba warakoze subscribe, like na share, ndetse ushireho na comment. Stay on touch. Ubupfumu mu bihe by'ahambere. Kuragura ni igikorwa cyakorwaga n'Abanyarwanda mbere yo kugira ngo bagire icyo bakora cyose ngo bamenye niba bazagira itsinzi. Kuraguza no kuragura kw'Abanyarwanda ntabwo byari ubuyobe cyangwa se ibikorwa by'ubujiji nk'uko benshi babyitaga cyangwa babyita ubu. Cyari igikorwa kigaragaza ko Abanyarwanda biyitaho kandi bifuza kumenya uko bahagaze, kumenya icyerekezo cy'aho bifuza kugera, ahazaza h'igihugu cyabo n'ibindi. Abapfumu nibo babarwaga nk'abareba kure b'igihugu, nibo bagombaga guhanuzwa, babaga bazwi mu gihugu. Ubupfumu bwari ubureba kure no gupfumura ukageza ijisho aho iry'abandi ritagera. Umwuga w'ubupfumu wari uw'ikirenga ku gihugu, ku buryo abawubagamo babaga bubashywe by'ikirenga, kugera no ku mwami nyir'igihugu, ku buryo hari n'abashakaga icyubahiro n'indonke bakaba bawiyitirira. Babihanirwaga ndetse bikomeye, kugeza no ku gihano cy'urupfu. Ibyo kandi si igitangaza cyane, kuko no mu Buyahudi bagirwa icyitegererezo mu by'iyobokamana bagiraga abareba kure bakabahanuza mu kumenya ahazaza habo n'ibyabo. Ni kimwe no mu Rwanda, abo bose abami n'abatware n'abandi bene gihugu bajyaga kubabaza iby'ahazaza habo n'icyo Imana bifuzaho ko bayikorera. Abahanuzi bifashishwaga mu kumenya ko ibitero bagaba mu mahanga bizagenda n'ibindi. Muri make, abapfumu bo mu Rwanda rwo hambere ni inyito yakoreshwaga ku bareba kure bo mu Rwanda, mu gihe mu nyito nkirisitu bitwa abahanuzi. Abanyarwanda iyo bajyaga gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, nko guhiga, kujya ku rugamba, gukora ubukwe, cyangwa iyo bagiraga ikibazo kibakomereye, bagombaga kubiraguriza kugira ngo bamenye niba bizatungana cyangwa se niba bitazatungana, cyangwa niba birimo inzitizi, bakabamenyesha icyo bagomba gukora kugira ngo bizatungane neza, ari byo bitaga guhabwa itsinzi. Aha akaba ari naho umuntu agomba kwibaza niba buri munyarwanda wese yarashoboraga kujya kuraguza cyangwa se akaba yaragura. Igisubizo ni yego. Kuragura ni umuco w'ubureba kure Abanyarwanda bose basangiye. Nta munyarwanda utari umureba kure, ahubwo ijanisha ry'ubwo bureba kure niryo ritangana. Umwe ashobora kugira 10%, undi akagira 40%, undi akagira 80%. Ufite ingano nini y'ubureba kure niwe ufata icyemezo cyo gutangaza ko ashobora kuragurira buri wese kandi bihanitse. Buri munyarwanda wese ashobora kuragurira mugenzi we bigendanye n'urwego arimo rw'ubureba kure. Mu muhango wo kuraguza no kuragura hifashishwaga ibintu bitandukanye bitewe n'urwego umuntu arimo, kandi binatewe n'icyo baraguriza n'ibindi. Reka turebere hamwe ibyifashishwaga mu kuragura. Icya mbere, kuragura inka. Umwami niwe wenyine baraguriraga bakoresheje inka. Impamvu nuko inka zose zo mu gihugu aba ari iz'umwami. Umwami niwe wazanaga inka mu Rwanda, kuko niyo zabaga icyorezo cyazirimbuye
yeguraga umuheto we akajya kuzinyaga amahanga zigasubira mu Rwanda. Kuragura inkoko. Inkoko yakoreshwaga mu kuraguriza umugeni. Inkoko yakoreshwaga yabaga ari umushwi, yaba uw'isake cyangwa uw'inkokokazi. Kuragura intama yaragurirwaga cyane cyane abatunzi n'ibikomangoma n'abatware n'ifura z'ibwami. Kuragura amavuta. Amavuta yakoreshwaga n'undi muntu wese w'umutunzi w'inka, yakoreshwaga cyane cyane mu kuraguriza ikibanza n'amatungo. Kuragura urugimbu. Urugimbu rwakoreshwaga n'undi muntu wese w'umutunzi w'inka. Inyama y'urugimbu yakoreshwaga ni urugimbu rw'inka cyangwa urw'intama ndetse n'urw'ihene. Kuragura umutwe byakoreshwaga n'uwari we wese. Umupfumu waraguzaga umutwe yabaga ari umuntu uzi gukeka, akagereranya akurikije ibyo abona n'ibyo yumva ko aragurira, akabivugamo indagu. Kuragura igikondo ni uburyo bakoreshaga baragurisha imbehe yaramvuwe mu giti cy'umuko. Kuragura uburozi n'inzuzi ni uburyo bwakoreshwaga n'abaturage baciriritse kuko buhendutse. Umupfumu mu bihe bya none, mu mpera z'ikinyejana cya 19 nibwo hagaragaye inkubiri yuko abantu benshi bazamukanye inyota yo kubaza abareba kure. Nubwo iyo nyota yari irembeje benshi, wasangaga n'abafite impano babikora rwihishwa kubwo gutinya abanyamadini badutse mu gihugu. Aha niho benshi bagiye baca undi muvuno wo kuragura no kuraguza mu bindi buryo, aho babikora mu izina rya Yesu, mu gihe mu Rwanda rwo hambere babikoraga mu izina ry'abakurambere. Nubwo benshi bagaragaza ko kuragura no kuraguza ari ibikorwa by'abapagani, usanga ahubwo ari bwo bupfumu bwafashe indi ntera, kandi abo babuhakana akaba ari bo barushaho gukataza mu kubukora. Abasore n'inkumi, urubyiruko n'abakuze bibumbiye muri ayo madini, usanga kenshi ari bo bafite inyota y'igikatu yo kuragura no kuraguza, aho babikorana n'abakuru b'amadini yabo mu batoranyijwe biyita abahanuzi, aho usanga ababikora mu buryo bwa gakondo ari bake. Aha niho usanga umuvuduko w'abantu bahurira mu biterane babaza abahanuzi babo ibintu bimwe na bimwe, aho bagira bati Imana yakumbwiyeho iki? Imana iranteganyiriza iki? Ndebera niba urugendo rwanjye harimo ihirwe, nyingingira Imana inyiteho, n'ibindi byinshi. Nuko abo bahanuzi babo bagashyiramo agatege, maze si kubaraguriza cyangwa se kubahanurira kakahava. Nubwo bitwikira izina rya Yesu bakaragura cyangwa se bakabasengera, abantu bagakira, ariko usanga myinshi mu migenzo bakoresha n'ubundi bayihaha mu muco gakondo w'ubureba kure bw'abatuboneye iryo mu museso. Iyo batongera umuntu mu masengesho birimo no gutokesha, usanga bisa neza n'imitongero ikorwa mu buvuzi gakondo bwa Kinyarwanda. Buriya haramutswe hakoze ubushakashatsi kuri bariya badukanye ubupfumu bwa Gikristo, ushobora gusanga n'ubundi baba bakomoka mu bakurambere bari basanzwe n'ubundi ari abapfumu bo mu gihe cy'ahambere, abandi bakaba baragiye kubicirira ahandi babitunze. Ikikubwira ko ubupfumu bwazutse mu mitima y'Abanyarwanda nuko n'ubundi umupfumu, umukristo, ari we ushinga idini rikagira abayoboke benshi, akaririmbwa nk'umunyabitangaza ku buryo nta gushidikanya isengero zabaye ibitaro by'abarwayi baba bashikiye abo bapfumu ba Kristo. Isano abapfumu ba Kristo n'abapfumu ba gakondo nuko bose bahurira ku guhabwa ituro ry'ibyo baba bakoze, ariko bagatandukanywa nuko abapfumu ba gakondo nta kiguzi bagusaba ngo bakuragurire, kuko ariko umwuga wabo wagenwe n'umurage nyarwanda, usibye kunyurwa n'ibyo bakwamururiye ubundi ukazazana ituro rishyitse. Ariko abapfumu b'ubu biganjemo abapfumu ba Kristo, usanga mubanza kujya mu biciro mbere yo kugira ngo icyo gikorwa gikorwe, kugeza naho kugusengera ukazahirwa ubanza kubyishyura. Ubupfumu bwo mu Rwanda rwo hambere wari umwuga ushyira imbere gukiza umunyarwanda ibishaka kumwunama hejuru, mu gihe ababikora kuri ubu babihinduye ubucuruzi. Kenshi na kenshi usanga haniganjemo abatekamutwe babeshya. Mu bihe by'ahambere nta wahirahiraga,
abe yakwitirira cyangwa yakwiyitirira umupfumu atabifitiye ububasha, kuko ibwami bamugwaga nabi. Yewe nta funi nta mujyojyo, burya byose ni amasuka ahinga. Ariko abahanuzi bakorera mu madini, abapfumu b'uburyo gakondo bose umwuga wabo ni uw'ubureba kure basangiye. Ni abapfumu bagombye kwemerana, kuko intego ari ugukorera abanyarwanda. Umva icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ivuga ibirebana n'abagerageza gushyigikirana n'abapfuye idaciye ku ruhande. Kugerageza gushyigikirana n'abapfuye byari bimenyerewe mu bihe bya kera. Urugero, mu mateka ya Yehova, Imana yari yarahaye ishyanga rya Isirayeli harimo iryagiraga riti, muri mwe ntihazaboneke umuntu uraguza cyangwa umushitsi, kuko umuntu wese ukora ibyo ari ikizira kuri Yehova. Ibi tubisanga mu Gutegeka kwa kabiri 18 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Noneho uvuga ko umuntu wese akora iby'ubupfumu ubwo ari bwo bwose atazaragwa ubwami bw'Imana. Yengayo nguko rero abwirwa benshi akumva nyirayo. Wowe ubwawe ni wowe ukwiye kwifatira umwanzuro. Njyewe mwarimo murabana muri kino kiganiro nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Stay on touch, ndabakunda. Niba uri umucuruzi, restaurant, bar, coffee shop, hotel, ndabizi yuko ibi bintu bikureba. Nkuzaniye inkuru idasanzwe y'ubwoko bw'inkoko za broiler zikungahaye cyane ku ntungamubiri dusanga mu nyama z'inkoko, kandi izi nkoko zigaburirwa ibyatsi. Ese wari uzi ko inyama zirisha ibyatsi ari byiza cyane ku buzima bwawe, kandi ibyo bigatuma zigira icyanga kandi ntizigire ikindi kibazo zaguteza mu mubiri wawe mu gihe waziriye? Zujuje ibisabwa n'abazishaka muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho, kuko zororerwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza cyane. Biroroshye mu buryo bwo kuzibona, kuko guhera ku mafaranga 3500 kugeza ku 4500. Ibi nabyo bigahinduka bitewe n'ingano y'ibiro utwara. Tuzikugezaho byihuse kandi byizewe aho waba uherereye hose muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho. Nyaboneka kora ubusabe uhamagara cyangwa utwandikira kuri nimero 0780925450. Duherereye Kigali Kicukiro Niboyi. Waduhamagara kuri iyo nimero mvuze haruguru. Murakoze ku bufatanye mugiranye na Songa Farm Chicken Kigali.